mwese tunejejwe n'uyu mwanya mwiza tubonye kuganira ijambo ry'Imana. Bavuze ko imbaza ngo yizerare kugira ngo yikunde, ariko njye nabonye imbaza yizerare mu gihe yigaga kuririmba. Urwego bagezeho numvise rudasanzwe, mari mwagiye mu ishuri ryo kuririmba, Imana imugisha mugende neza. Uyu munsi nk'uko babivuze ni umunsi w'ibwirizabutumwa, umunsi wo kuzirikana ko ari inshingano twahawe yo kubwiriza ubutumwa. Umunsi wo kuzana abashyitsi benshi, nabonye twagize abashyitsi bacu, Imana ibahire, Imana ibavugisha. Igihe kimwe Yesu yamaze kuruha, ashaka kujya ahantu ho kwiherera kugira ngo aruhuke, kuko yigishaga buri gihe. Aho hantu yari agiye rero ntabwo bamukundiye, baramukurikiye bamusangayo babaye benshi. Abigishwa ba Yesu babwira Yesu bati, bwira abantu baza batahe, ntabwo basha kubona ibyo kurya hano, nta byo kurya bihari kandi ni benshi. Yesu arababwira ati, abari mu bagaburira, nta byo kurya dufite, nta n'aho wabigura. Yesu ati, nyamara abari mu bagaburira. Yesu abaza icyo bafite, ati hari udufite tubiri n'imigati 5 mitoya, ati mubinzanire. Arabitubura, abantu bose bararya kandi basaguka. Reka dusabe Imana kugira ngo itubure ibyo kurya no kugabura kandi bidahagije, kugira ngo abe ariyo ibyagura no mu mitima yacu tubashe gusobanukirwa ku bwa Yesu. Dusenga. Mana yacu dukunda, yakumbura ijambo ryawe kugira ngo turivugeho, nyamara mu by'ukuri ntabwo tubishoboye. Niyo tugusaba kugira ngo dusobanurire abantu bawe ijambo ryawe yo kumva, kugira ngo dufashe imitima yacu twese ku bwa Yesu. Nyuma y'imyaka 3 Yesu ari kumwe n'abigishwa be, yageze ku musozi, maze bahurira ku musozi basezeranye. Arababwira ati, mugende muhindure abantu mu mahanga yose abigisha, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera, mubigisha kwitonda ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose. Ayo magambo Yesu yavuze yabwiraga abigishwa be bari bamaranye iyo myaka, ubwo yari agiye mu ijuru abasigiye iyo nshingano ikomeye. Dore ndi kumwe namwe iminsi yose, nubwo ngiye ndi kumwe namwe iminsi yose. Byari isezerano abagiriye, byari isezerano abahaye. Amagambo akurikiraho, Yesu yarengeje amaso abantu bari kumwe nawe, areba abandi ko bazagenda bakurikiraho babwiriza ubutumwa, kuva agiye abazakurikiraho n'abazabasimbura. Ijambo ryo gucamo riravuga ngo no kugeza ku mperuka y'isi. Bivuze yuko ayo magambo Yesu yabwiye wowe nanjye bo mu gihe giheruka, ko Yesu azakomeza kubaza abantu babwiriza ubutumwa kugeza icyo gihe. Iryo sezerano Yesu yarihaye abo abwira, ariko n'abazaza mu gihe tuzakurikiraho. Bisobanuka yuko dufite inshingano tutabasha guhunga yo kubwiriza ubutumwa. Abo bantu Yesu yabwiraga bari abantu bameze bati, bari bantu ki, bari bafite imbaraga ki, bari abantu bateye bati. Muri Luka igice cya 5 nusoma umurongo wa mbere gukomeza, urasanga ko abantu Yesu yabwiraga bari abantu
nabo bagira intege nke. Nanone mbajyanye mu gihe Yesu yari amaze iminsi abwiriza umunsi ku wundi, maze ashaka kuruhuka. Araze kuruhuka ati ndagenda ngazinduka ngende hafi y'inyanja ndaruhuka rwose. Ningenda hafi y'inyanja muri iki gitondo ndaruhuka, maze igihe mbwiriza ubutumwa buri munsi reka ntuhukire ahantu. Maze abigishwa be bari bamaze iminsi bumvise ibya Yohana. Bumvise ibya Yohana amaze gufungwa, kandi abatambyi n'abafarisayo bose barahagurukiye Yesu, maze izo ntumwa za Yesu zari kumwe nabo zitangira gucika intege. Maze muri iyo minsi baravuga bati reka twisubire kuroba. Basubira kuroba, basubira mu nyanja. Ubwo bari mu nyanja iryo joro ryose baraye baroba, nta fi n'imwe babonye. Araroba Petero na mugenzi we ijoro ryose bararikesha, nta samaki babonye n'imwe. Maze ibyo byatumye Petero na mugenzi we bagira kwiheba cyane. Baravuze bati tubaye iminsi na Yesu tubwiriza ubutumwa, ariko kandi nta kintu dutanga. Dore abayuda bamuhagurukiye, dore Yohana yarafunzwe, kandi Yesu ntacyo abashije kubikoraho. Bigaragara yuko ntawe tugana, ibyo turimo nta kintu uzatugezaho, reka dusubire kuroba. Maze ubwo barobaga babura isamake n'imwe, maze baravuga bati ubuzima bwacu bw'ahazaza ntacyo butanga. Babura ibyiringiro, baraye muri uwo murimo banibaza ibyo babayemo n'aho bagana. Babura ibyiringiro rwose, bakumva yuko ntacyo bari cyo, nta n'icyo bazigezaho. Uko kwiga kuri iryo joro niko baravuga ngo ni igikorwa cya Satani guca abantu intege igihe bagaragara mu w'Imana. Uzabona ibiguca intege igihe uri muri uyu murimo, nubwo tuwukunda kandi tukararikira bagenzi bacu kuwukora, nubwo ari inshingano yacu Yesu yaduhaye, ariko uzabonamo ibiguca intege. Uwo ni umurimo wa Satani, guca abantu b'Imana intege mu gihe bari mu murimo w'Imana. Ariko kandi ni umurimo wa Yesu kudutera imbaraga n'ibyiringiro. Yesu agendagenda hasi y'inyanja avuga ngo aruhuke. Ubwo yari arimo kuruhuka byo, yagiye kubona n'ubundi abantu baje ari benshi bamugose babyigana iburyo n'ibumoso bagira ngo babwirize. Ese wagiye ubona abantu bafite inzara n'inyota n'ijambo ry'Imana? Mbese ugira umwanya wo kubibaganiriza? Mbese uko ari inshingano yawe kubwira abantu ubutumwa? Uzi ko ari itegeko Yesu yasigiye abamwumvise bose? Maze ubwo barimo bamubyigana bashaka yuko ababwiriza, kandi yari azi ko yaje kuruhuka. Maze ubwato bwa Petero na mugenzi we buturuka mu nyanja babushyira ku nkombe. Maze Petero uramaze gucika intege, uramaze kubona yuko ubwiza ubutumwa nta kintu bimugejejeho, maze kubona yuko Yohana afunzwe kandi Yesu ntacyo abikozeho. Maze ubwo Yesu yabwirizaga abo bantu, maze Petero na mugenzi we bajya ku ruhande bimeze n'inshundura zabo, bameze n'inshundura zabo. Yesu abwira Petero ati ishyirira ubwato hano hirya, utsuge uve ku mazi gatoya, kugira ngo nitegere abantu babashe kunyumva kandi babwirize mbareba. Maze Yesu ajya mu bwato bwa Petero, ava ku nkombe igihe hirya gatoya, maze abantu bose bamutega amatwi, aratangira arabwiriza. Abantu benshi bamuzanira abarwayi, bose arabakiza. Petero yimesera inshundura ze, yaraje mu mazi kandi nta samaki n'imwe bafashe. Ubwo umurimo Yesu yarawurangije, maze abwira Petero ati ngaho jugunya urucundura rwawe hariya, jugunya inshundura zawe maze urobe. Maze Petero amubwira ati igihe cyo kuroba ntabwo ari iki ngiki, igihe cyo kuroba cyarangiye. Twari turi ijoro ryose nta kintu twafashe, none bwakeye ntabwo bibaho. Uyu ni umurimo tuzi kandi twakoze igihe kirekire, nta muntu uroba ku manywa. Yesu ati ntabwo urucundura rwawe hariya urobe. Petero avuga ati ubwo bivuze reka mbikore, ariko nawe ubonere yuko ibyo uvuze ntacyo byatanga. Maze Petero anagucungura, maze
ifi zikomoka zituruka mu mpande zose z'ubwato maze zarazuzura mu rucundura. Petero amaze bagenzi be bari hafi muze mudufashe, maze baterura urwo rucundura rwuzuye amafi buzuza amato abiri ukomeza kuhasohoka. Petero abonye ibyo ngibyo amenya yuko hari imbaraga y'Imana iri kumwe nawe, amenya yuko bagendanye ari uwavuye mu ijuru, amenya yuko Yesu afite ubushobozi butegeka ibyaremwe byose. Maze Petero abonye ibyo ndetse na bagenzi be, Petero arambwira ati nyagasani vaho ndi kuko ndi umunyabyaha, vaho ndi kuko ndi umunyabyaha. Yarambwiye yuko Yesu ari uwavuye mu ijuru kandi imbaraga akoresha atari iyizi. Kandi maze kuvuga gutyo yitura ku birenge bye, maze arabifata arabikomeza cyane kandi avuga ngo vaho ndi kuko ndi umunyabyaha. Yongera kuvuga yuko akeneye yuko atamuvirira. Petero ati ndi umunyabyaha, amaze kubona ubukiranutsi bwa Yesu nuko we ari umunyantege nkeya, ati vaho ndi, kandi arongera aramugundira kugira ngo atamucika. Nshuti z'Imana, mbese wagundiriye Yesu kugira ngo atavaho? Petero ibyo yabonye uwo munsi, imbaraga yabonye uwo munsi kuri Yesu nizo Daniyeli nawe yabonye. Daniyeli maze aravuga ati ubwiza bwanjye buhindutse nk'ububore mu gihe yari abonye ubwiza bwa marayika. Ibyo Petero yabonye nibyo Yesu yabonye, maze aravuga ati ncika intege ndatengebuka, kandi ndi umunyaminwa yanduye n'abo turi kumwe bafite iminwa yanduye. Maze marayika mu kazi karakumunwa ati ibyaha byawe urabibabariwe. Maze Imana iravuga iti mbese ndatuma nde, ninde watugendera? Yesu aravuga ati ndi hano mwami numa, ndi hano mwami numa. Nshuti z'Imana, Petero amaze kwimenyaho ibyaha bye nibwo yahagurukije kugira ngo akorere Imana. Mbere kose bari basanzwe abigisha ba Yesu, ariko kugeza kuri uriya mwanya bari batariyemeza gukorera Yesu bamaramaje, bari batariyemeza gukorera Yesu n'iteka ryose. Kugeza kuri uriya munsi nibwo Yesu yabwiye ati noneho nimunkurikire kandi nzabagira abarobyi b'abantu. Petero abonye ijambo Yesu yakoresheje, maze ifi zigakoranyiriza mu rucundura rwe, amenya yuko nicyo Yesu amubwiye kizashira. Yesu aravuga ati nimuze nzabagira abarobyi b'abantu. Kuva uwo munsi nibwo biyemeje gukorera Yesu muri uyu murimo wo kubwiriza ubutumwa bamaramaje imibereho yabo. Nshuti z'Imana, mbese wamaramaje kubwiriza ubutumwa ukorera Yesu? Barambwe intege nkeya ariko bahabwa imbaraga bamaze kwimenyaho ko ari abanyantege nkeya kandi bakeneye imbaraga kuri Yesu bamwibohaho. Petero yinjira mu murimo kandi abyiyemeje bidasubira inyuma, abyemeje burundu. Soma mu Byakozwe kabiri 37, Byakozwe kabiri 37 twumva icyo batubwira. Wumve Petero uyu nguyu wari wamaze gufata icyemezo cy'uko yisubire mu mazi. Mvuga abo bantu bumvise ibyo gacuta mu mitima, nuko baza Petero n'izindi ntumwa bati bagabo bene data maze tugire dute? Petero arasubiza ati nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo ubone ko barirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwe impano y'Umwuka Wera, kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose abazahamagarwa n'Umwami Imana yacu. Petero hano avuze ibyo Yesu yababwiye, yababwira ati nimugende muhindure abantu bahana yose abigishwa, mubatse mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera, kandi kumwe nawe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Hano Petero arababwiye ati nimwihane ibyaha byanyu muhindukire kandi muhabwe imbaraga y'Umwuka Wera, namwe ni isezerano ryanyu n'abandi bose Imana izagenda ihamagara. Ni isezerano ryacu guhabwa Umwuka Wera, ni isezerano ryacu gukorana na Yesu igihe cyose twiyemeje kumukorera tumaramaje. Ni isezerano Yesu yatanze kugeza ku mperuka y'isi, uko abantu bazagenda basimburana babwiriza ubutumwa kugeza igihe Yesu azaza. Petero ati
noneho ndagukorera ndagukurikira aho ujya hose. Nshuti z'Imana, nta gihe abantu bigeze bakorera Imana badafite ibibazo. Nta gihe abantu bigeze bakorera Imana bameze nk'abamarayika. Hari abantu benshi batekereza yuko bazakorera Imana ari uko bazagikora ibyaha, ari uko babaye abamarayika. Ntabwo bibaho. Petero yari umunyabyaha kandi yari umunyantege nkeya ntawe ntanjye, ariko yiyemeje gukorera Imana muri ubwo buryo. Kandi Yesu agiye kumutoranya nawe, ntabwo yamutoranyije kuko aruta abandi bose, ahubwo yamutoranyije kuko abona yuko afite umutima wiyemeza gukorera Imana ukwayo. Yohana 1:12 turasanga ikindi gitekerezo cy'ibyo Yesu yakoze, kandi agendeye ko intumwa ze zigira icyo zikuramo, zigira icyo zimenya. Turasanga igitekerezo ubwo Yesu yari yirukanywe i Yudaya n'Abayuda n'abandi bayobozi b'idini bose bamuhagurukiye, aravuga ati twisubirire i Galilaya. Baturukanye i Yudaya tujya i Galilaya. Maze ubwo bagenda, ubwo ari muri urwo rugendo, ngo Yesu yiyumvamo yuko akwiye guca i Samariya. Abyiyumva ariko biritubwiye. Maze aragenda, hari saa sita z'amanywa kandi ashonje anananiwe. Maze aragenda ajya ku iriba kugira ngo abone amazi. Ariko hageze, iriba ryari rirerire atabasha kuvoma, ntabwo amazi nta n'ikivomesho. Maze yicara kuri iryo riba ategereje uwaza kuvoma. Uwaremye inyanja n'amasoko agize inyota ategereje uwamutuza, kandi abikeneye ageze i Samariya, aho Abayuda batabasha kuvugana n'Abasamariya. Abigize ageze i Samariya, aho adafite uburenganzira gusaba n'agace k'umugati. Byari bibujijwe gusangira nabo no kugira icyo wabasaba icyo ari cyo cyose. Aho niho Yesu yicaye kuri iryo riba ategereje uza kuvoma. Abigishwa bagashaka ibyo kujya mu mudugudu. Yesu yicaye aho ngaho, watungutse ni Umusamariyakazi. Umusamariyakazi araza, aza yihuta, nk'uko ubuhanuzi bivuga ngo yabaye nk'umwana w'umuntu. Ntabwo yabonye Yesu, yaraje yihuta abona umuntu aho ngaho, ariko ntiyamwitaho, yita ku bye kuko yabonaga ari Umuyuda, arivomera. Maze ageze ngo agende, Yesu nibwo amubwiye ati nyamuneka amazi yo kunywa. Umugore yuzuje ijambo, amazi yo kunywa. Maze atangazwa nuko Umuyuda musabye amazi. Maze arangije avuga ati ese kuri Umuyuda Umusamariyakazi musabye amazi ute? Uko umugabo uravuga yagize amatsiko gushaka kumenya impamvu nyamukuru itumye Umuyuda musaba amazi. Maze Yesu aramubwira ati iyo umenya impano y'Imana kandi ukamenya ugusabye amazi uwo ari we, nawe umusabye akagwa ku mazi y'ubugingo. Amazi y'ubugingo kudafite ikivomesho, udafite n'umugozi, ayo mazi bayagira gute? Yesu aramubwira ati amazi ntanga uzayanywa ntabwo azagira inyota ukundi, ariko uyanyoye arongera akayakenera. Ariko amazi ntanga azaba nk'isoko idubiza ku muntu kugeza ku bugingo buhoraho. Maze umugore gusa iryo jambo, none umenye yuko amazi Yesu avuga atandukanye n'ayo y'ibirwa bya Yakobo. Maze aravuga ati nkakora ayo mazi nazongera kugira inyota, kandi ntazongera kuza kuvoma hano kuko ari. Maze Yesu yumvise yuko ageze aho ngaho, Yesu ntabwo yari agishaka n'ayo mazi mu by'ukuri, ahubwo yasigaye agendera no kugera mu mutima w'uwo mugore kuko yari yamaze kubona ibye. Maze amubwiye gutyo, Yesu aramubwira ati ushaka kunywa ayo mazi, genda uzane umugabo wawe maze mugarukira. Umugore aramubwira ati nta mugabo ngira. Yamubwiye iryo jambo bajya mu kiganiro cyerekeye ku mugabo ngo akiveho. Yavuze ngo nta mugabo ngira, agira ngo mugarukire aho ngaho. Ariko Yesu aravuga ati ubivuze ukuri. Icyo kiganiro akigumaho ati ubivuze ukuri kuko wari ufite batanu n'ufite umunsi ntabwo ari uwawe. Maze uyu mugore yumvise aya magambo, maze ngo bituma yibuka yuko hari igihe ibihishwe bizagaragara, hari igihe ibihishwe bizashyirwa ahabona ubwo Yesu azaba agarutse. Uyu mugore yari yasomye isezerano rya kera azi yuko hari Mesiya uzaza. Maze aravuga ati tuzi yuko Mesiya
mesiya azaza wazatubwira ibintu byinshi niko handitse, azatubwira ibintu byinshi tuzi ko azaza. Maze Yesu aramubwira ati ndiwe. Uyu mugore yumvise ijambo gusa, maze mu mutima we yuzura kwizera, maze yizera Imana, yizera n'iryo jambo rivuzwe n'uwo mugenzi warushe kandi wari ufite inyota, maze arirukanka ajya mu mudugudu asize ikibindi cye na Yesu azamuha amazi yamusabye. Maze arirukanka, maze Yesu nawe wagira ibyishimo byinshi kuko abonye ko ijambo abibwe ari ryo mu butaka bwiza kandi rijya kugira umusaruro. Inshuti z'Imana muranga, mbese gutanga ijambo ry'Imana kugira ngo rigire umusaruro mu mitima ya bene wacu. Umugore arirukanka aragenda ajya mu mudugudu, maze wabonye uriya mugore agiye, maze abigishwa be baravuga tugize amahirwe ubwo uriya mugore agiye, twabonaga Yesu ashaka kumureka ngo anamuhagarike aze afungure, none aragiye, reka twegere Yesu tumubwire dufungure kuko arashobora. Bageze kuri Yesu basanze Yesu kubw'ibyishimo yagize ari mu mushyikirano n'ijuru, batinya no kumubwira. Maze barahindukira bati tubonye mu maso ye harabagirana, reka tumwihore. Maze mu kanya baravuga bati n'umubiri urabikeneye kongera tumubwire. Maze baramwegera bati ngwino ufungure. Maze bageze kuri Yesu arababwira ati ibyo kurya byanjye ntabwo mubizi, mfite ibyo kurya mutazi aho muraza, mfite ibyo kurya mutazi, ni ugukora ibyo uwandumiye ashaka, ni ugukora ibyo kubwiriza ubutumwa, nicyo cyanzanye, ibyo ni byo kurya byanjye. Yesu yabonye wa mugore agiye, amenye ko hari umusaruro ugiye gutanga, maze ibyishimo bimwibagiza inzara n'inyota yari afite, umunezero wonyine uramusanga. Inshuti z'Imana, Yesu yishimishwa no kubwiriza ubutumwa. Mbese iyo ubwiriza ubutumwa wumva unezerewe? Ese ugeze umuntu ugeze aho bya Yesu akabyakira, uzi umunezero byaguha? Bikunejeje kurenza kunywa amazi mu gihe ufite inyota, bikunejeje kurenza igihe uhawe ibyo kurya mu gihe ufite inzara. Nukiza umuntu Yesu, Imana izaguha umugisha kandi uzabana na Yesu kugeza iteka ryose no ku bugingo buhoraho. Uyu mugore yaragiye agera mu mujyi w'iwabo, agera mu mujyi yari asanzwemo, yari azwi nk'umugore udashobotse, yari azwi nk'umugore udafite agaciro, yari azwi nk'umugore natuye w'indaya, bose bari babizi. Ariko ubwo yageraga muri uriya mudugudu, maze abantu bose babonye uko avuga, babonye uko asobanurira, ati nimuze murebe Mesiya. Inshuti z'Imana, ibyo Yesu atabwiye Abayuda, ibyo Yesu atabwiye abigishwa be, yabifunguriye umugore w'indaya, kuko abona yuko ari ubutaka bwiza bwo guteramo imbuto kandi zigiye kugira umusaruro. Mu kanya gatoya umugore abwira abantu kandi arabemeza, baravuga bati kuko ibyo umugore abonye, uko mu maso ye hasa, uko arimo kubitanga, uko atubwiriza, n'iby'ukuri uwo yabonye si umuntu usanzwe. Abasamariya bari barize isezerano rya kera, bari bazi yuko hari Mesiya uzaza. N'uriya mugore yavuze ati tuzi ko Mesiya azaza kandi azatubwira byose. Maze bati tujye kumureba. Maze abo bantu bo muri uwo mudugudu bajya kureba Yesu, basanga yicaye kuri rya riba, yanyoye amazi ntabwo yari ibyo kurya. Maze ubwo bari hafi kuhagera, Yesu areba imyaka yari aho ngaho, areba uko Yesu bazamuza abigishwa bati harya muravuga ngo hasigaye amezi ane y'umusaruro ribi? Bati ati nyamara ibisarurwa birahari, ibisarurwa ni byinshi. Yaramaze kubona abantu kandi gatoya baba bahageze. Maze abantu barahagera, baza ni benshi bamubyiganaho ngo Yesu arabwira byinshi, Yesu asobanurira byinshi batari bazi. Niko abantu bakavuga ngo bari abantu bari mu mwijima maze babona umucyo, bari abantu bari mu bujiji maze babona inyigisho zizabageza ku ntambwe Abayuda n'abandi bigisha ijambo ry'Imana batari baragezeho. Kubwo kwakira iryo jambo, maze Yesu arabigisha, maze babwira umugore bati noneho si amagambo yawe yonyine atwijeje, natwe ubwacu turamwiboneye kandi turamwiyumviye, turahamya tudashidikanya yuko uyu nguyu ari umukiza w'abari mu isi. Inshuti z'Imana muri aba ngaba, nimubwire abantu yuko ari umukiza w'abari mu isi, bamumenye kandi bamwiteguye. Uriya mugore wari hafi ya ririya riba, abigishwa ntabwo babihaga agaciro, ntabwo abigishwa ba Yesu babonaga yuko cya
batemeraga yuko ari abantu b'Imana, abo bitaga abatarakira. Yesu kwigisha i Samariya byahaye Petero n'izindi ntumwa uburyo bwo kwinjira mu mahanga yose kugira ngo ubutumwa buzagere kuri wowe nanjye muri iki gihugu cyangwa se mu bindi bihugu byinshi. Petero na Yohana. Petero yabwirije i Samariya, Yohana ajya muri Efeso n'i Simuruna, bagendera ku rugero Yesu yabahaye rwo kubwiriza ubutumwa abo bitaga yuko batagomba kumva ubutumwa. Yesu n'aba bantu be, abantu bamaze kumubona, bamaze kumwumva, baravuga bati turagusabye ntuve hano. Yesu yaravuye i Yudaya ahunga Abayuda, ariko noneho ageza aho bamubwira bati turakwinginze gusa amagambo yawe, nyamuneka ntuve hano. Yesu ahasiga iminsi 2 asangira nabo, ararana nabo, ari amazu yabo, kandi bitarashoboka. Kubwiriza ubutumwa ntabwo ari guhagarara ku ruhimbi gusa. Yesu yaduhaye impano nyinshi zo kubwiriza ubutumwa. Uzane impano yawe, uzane impano yawe, twese mu murimo, mu mugambi wo kubwiriza ubutumwa. Impano ni nyinshi, kubwiriza ubutumwa mu buryo butandukanye, ariko twese umugambi ari umwe, tuzana abantu benshi kuri Yesu. Ijambo Yesu yakoresheje abwira Petero ngo nagucungura, n'uyu munsi arikoresha kugira ngo urukundo rwe rurarike abantu benshi, maze ababwiriza ubutumwa bahereko baba abarobyi b'abantu. Ufite impano Yesu yaguhaye. Impano yose Yesu yaguhaye niyo kubwiriza ubutumwa. Nta kindi wayikoresha usibye kwikoresha kubwiriza ubutumwa, usibye kwikoresha kuzana abantu benshi Yesu kugira ngo bazakize umugambi w'Imana. Uwo ni umugambi w'ubwirizabutumwa, kandi wowe nanjye turarikira. Umugore umwe yagize ibibazo bikomeye cyane. Yari afite umuryango, azi ko umuryango ari amahoro, nta kibazo gihari. Nyamara umuhungu yari ku rugamba muri Vietnam. Mu gihe gitoya inkuru imugeraho, umuhungu wawe yaguye ku rugamba muri Vietnam. Birumvikana ko byabagendekeye, barabaga. Mu gihe gitoya gikurikiyeho ararwara, ajya kwa muganga. Muganga aramubwira ati urwaye diyabete, nayo ni indwara biramubabaza. Mu gihe gitoya cyakurikiyeho azanira n'umugabo we, baratandukana. Umugore asigara wenyine mu nzu, aravuga ati it's too much, ni byinshi pe, ntabwo nakwihanganira birenze urugero. Maze agenda afata ibinini, abihuza urushyi, afata indorerwamo arireba, aravuga ati n'ubwanyu mubonye ntabwo nzajya kureba ukundi, n'ubwanyu mureba sinjya kureba ukundi, dore ibinini bihuza urushyi. Maze afata ibinini, agiye kubinywa, yumva atangiye kuririmba indirimbo. Atangiye kuririmba indirimbo. Indirimbo ivuga ngo Uwiteka yangejeje umunsi mubi, Uwiteka yanzamuye ngikuzimu. Yumva indirimbo, amagambo yayo n'ijwi ryayo, maze aravuga ati iryo jwi ni irya Smith, rya Mrs. Smith, cyangwa se Madame Smith, iryo jwi ndarizi. Maze yari afite ibyo binini mu ntoki, maze kumanura ukuboko, maze atega amatwi iyo ndirimbo, indirimbo irarangira. Asubiza ibinini mu icupa, maze arasohoka ajya gukomanga umuryango, ukurikira ku muryango. Maze amusubiza afunguye ati Doris, karibu mu nzu, mbese hari icyo nakumarira? Madamu aramubwira ati ndagusabye ndirimba indirimbo waririmbaga mu kanya. Ni indirimbo yaririmbaga yinjira mu nzu yibereye mu turimo twe, ariko noneho ayiririmba ahagaze imbere ye umuntu ayimusabye. Maze araririmba, uko yaririmbaga amarira azenga mu maso, amarira atangira kuva ku matama. Maze indirimbo irangiye, Doris aramubwira ati iyi ndirimbo yawe ikijije ubugingo bwanjye, ubu ngubu mbamaze gupfa rwose, ariko amagambo y'indirimbo yawe n'ijwi ryawe ikijije ubugingo bwanjye. Maze aramubwira ati ndagusaba kwigisha Bibiliya uhereye uyu munsi. Mu byumweru bike cyane byakurikiyeho, uyu
umudamu Dorisi yarabatijwe aravuga ati usibye n'urupfu indirimbo yawe yanyujije unangirije by'iteka ryose nzabona n'ubugingo buhoraho. Impano yawe iyo ari yo yose watwikoreshereza Yesu kandi igakemura nyinshi. Reka wirangize kubwiza ubutumwa uyu munsi n'iteka ryose.